byo kunywa cyangwa n'ubwo bagomba kuba bakajya ahandi kuba ko kino kibazo kimaze igihe kigomba gukemuka tukumva yuko atuma gushaho uburyo ufatika bwo gufata amazi arayimvura tukayakoresha neza ariko nanone tugafata n'amazi ari hasi mu butaka ku buryo dushobora kuvomera hano hantu nk'uko babikora intasho n'ahandi byakorwa birashoboka ariko bikashobora muri gahunda kuko nta mpamvu y'uko abanyakayoza aribo bahorwa bibasirwa n'iki kibazo ndetse kayoza arakireba gukora kino kibazo kandi bafite imigezi bafite n'ibiyaga numva bitakwiye rwose so tuzabishamo imbaraga tuzamure iki kibazo cyo kuri ibiribwa ako turi muri ya gahunda yacu yo kwihaza mu biribwa twifuza ko buri munyarwanda agira kubona indyo nibura 3 ku munsi ariko nanone bitanga n'akazi kuko abanyarwanda benshi 90% batuza n'akazi k'ubuhinzi n'ubworozi wewe tuvuze ubworozi n'ubu muri aka karere ka Kayonza harimo n'abantu borora urumva n'abantu borora bakeneye ibintu bibafasha kuko ubu habubatse uruganda hariya Nyagatare rwo gutunganya ibikomoka mu mata ariko ayo mata yarabuze urabyumva amata ntayahari so bisaba ko ayo mata bagomba kuyakura ntabwo tubiza aho bazayakura tugomba kureba uburyo twateza imbere ubworozi niba twashaka intanga zindi nziza kuko ndabizi ko nkanjye wabaye mu bihugu bya Scandinavia nzi ko mu gihugu cya Denmark bafite inka uzi ko bafite inka ishobora gukamwa ikiro zirenze 50 ku munsi birahari n'amazina ndayazi urabyumva ngira ngo so ni ibintu byoroshye cyane tushobora gushira imbaraga mu buhinzi n'ubworozi niyo twazana intanga nziza twaha abahinzi binaha ku buryo bworoheje tukabateza imbere noneho bakaba babona umukamo ufatika washiba muri ruganda rwa Nyagatare kuko hano dufite abantu baborozi benshi cyane ariko tutibagiwe cya kibazo cy'izuba kuburyo noneho bajyana amafamu yabo ariko afite uburyo buhirwa guhoraho kugira ngo inka ze kuzagura ubwatsi so ndumva ibintu tubishiramo imbaraga ubwo ruganda rwo ruhari ariko rwabuze icyo rukora urabyumva ngira ngo so rukeneye inka zifatika atari za nka zaziri zibona litiro 5 litiro ziriya nkamba bwira n'igihe ushobora wayifashe neza cyane eso bitaza urasi ushobora kuba wabona ni litiro 200 byo mbabwira ngewe iwacu turaborozi urabyumva nizo nka za Friesians na za Gezi twari tuzifite so navuga ibintu nzi n'ibyo kurya za lablabu n'ibindi ngo mugiye muri domaine noneho urabyumva byose umuntu babibona kumva ko inka yagaburirwa ukayifata nk'umwana nk'umuntu urabyumva ngira ngo uyigaburiye neza nayo ibaho neza ikaguha umusaruro ufatika ibyo birashoboka muri aka karere ka Kayonza ubwo tuvugana muri ntara y'Iburasirazuba kuko bafite umwihariko w'ubworozi ariko ibibazo nabigaragaje so mwumva yuko iyo tubishizemo imbaraga tutibagiwe ariko ku rubyiruko kuko urubyiruko tugomba guca ubushomeri mu rubyiruko twavuze yuko tuzashiraho ikigo cy'igihugu kitanga akazi cyangwa se gihuza abashomeri n'abashaka akazi Rwanda Employment Board ku buryo leta imenya ahantu hari akazi kose mu gihugu ari za ONG ari muri leta n'ahandi hose noneho ikamenya n'abantu bashaka akazi abantu bashaka akazi bakajya kwiyandikisha ku murenge bakajya kwiyandikisha bagiyeyo bakabona database zabo bakabihuza n'abashaka akazi direct bakaguhuza ukajya gukora interview bikarangira aho kugira ngo umuntu ajyaze azenguruka igihugu cyose ashaka akazi yarakabuze ibyo mvuga ndabizi kubera ko nayibonye mu gihugu cya Sweden birakorwa n'abantu bakuze abakecuru bacu n'ababa bacu bashobora kubona icyo bakora batwe kuba abantu bagomba gusana urabyumva cyangwa gusabiriza nabo bashobora abafite imbaraga bakaba bakora so mwumva ko ibyo byose tubishizemo imbaraga bizateza akamaro ntabwo nibagiwe navuze ku kibazo cy'abaganga n'ubu uyu munsi ngo twakigarutseho cyane abari mu rwego rw'ubuvuzi aba infirmieri aba docteri bose ntabwo ni warondore barambwiye ko bavuganye abarimu bavuganira abasirikare n'abapolisi bakongesha umushahara cyo ko cyubatibaje ntabwo nabibagiwe uyu munsi twagarutse niwe abarimu abaganga bacu mwese ari mu rwego rw'ubuvuzi muri kwisonga ikibazo cyanyu tujye kugira kugira umushahara wanyu uzamuke muzajye mutuvura mumeze neza niba muri make ari twagarutse hari ikibazo cy'amazi akunda kubura cyane muri aka karere ka Kayonza ndetse n'utundi turere two mu ntara y'Iburasirazuba cyo mufitiye ingamba ki muramuka mubonye imyanya myinshi mu nteko ishinga amategeko ndetse mukagera no kuri ntebe y'umukuru nkuko nari mbigarutseho mu kanya nuko ibintu bita rain water harvesting gufata neza amazi akomotse ku mvura kuko imvura iragwa amazi akigenda ntiyafate neza icyo cyo cyambere zama gushima imbaraga ari ibintu bitaga bidamu ina yabayeho njya mu myaka ishize ibishyamba cyabayeho ariko byarananiwe ntacyo byashoboye kugezaho gufata neza ayo mazi y'imvura daboro kuko kandi hano nawigwa rimwe ko nababwiye ngiye nagiyeho mu buhinga aho imvura igwa rimwe mu mwaka ariko amazi bakayafata neza bakayakuramo ikiyaga
gitunga ako karere umwaka wose twebwe imvura tuyibona kenshi tugomba kubafata neza nicyo cya mbere tukakora uburyo bw'ikoranabuhanga ko twafata neza akaba tunayatunganya tukashyiramo n'umuti ukatungana ko nabo badashobora no kuyanywa neza. Icyo kimwe cya kabiri ni ukureba ko dufata amazi ari mu butaka ariyo tukaba twayakura tukayatunganya tukaba twavomerera imyaka yacu ndetse tukaha n'amatungo yacu. Urumva tuvuze muri makeya muri siyanse byashoboka cyane kandi n'ibintu mbabwira Dogita, nubwo ubuyobozi bwawe buhagarariye kuri site ya mbere twabonye site mwakoreyeho isa nkaho ibatandukanye nabo mwahabwa ubutumwa umuhanda ucamo, twatekereje ko mushobora kuba mwatunguwe n'iriya site. Ibintu byangoma nari nabyirinze ubingaruyemo ngoma ntabwo batubereye abana beza kuko ubundi itegeko rya komisiyo y'igihugu y'amatora riteganya yuko nta shyaka rigomba kwiyamamariza mu murenge umwe. Icyo nicyo cya mbere ni amabwiriza aranditse. Ni ukuvuga ngo gahunda yacu yo kwiyamamaza twayitangaje igihe cyagomba kwitangarizaho kandi iba publique ndetse akarere twakandikiye kuwa gatatu w'icyumweru gishize habura iminsi myinshi cyane kugira ngo tuzaze hano twabwira ko tuzaza kwiyamamaza. Byarutangaje kumva ejo ngo bashyizeho gahunda yo kwamamaza muri FPR Inkotanyi mu karere aho tugiye kwiyamamariza. Mwabonye ko bapanze amadrapo amaki ndetse babwiye n'abaturage ngo baze saa 5 kandi bazi gahunda yacu ko ari saa 4. Muri kubyumva bari bazi ko turi bagera saa 4 babwiye abaturage baze saa 5. Ntabwo ari kubabesha n'abantu bazaye magafone baciyeho twabitubimvye saa 3:45 twahageze twabiyumviye ndetse na record twazifashe zirahari. Muri mushaka recording muyinsabe ndayifite ngewe bayimpaye. Nuvuga ngo twatangaye kumva bubwira abantu ngo muze saa 5 kandi muzi ko kuri pati hari iri buze saa 4. Haba si ibintu ni ibiki. Noneho ikitangaje kurusha ibindi byose dusoje kwiyamamaza mwabonye abaturage kuru bavuye hepfo birukanga benshi cyane bambaye imyenda y'umuryango FPR Inkotanyi mwabo bari babafungiranye ahantu twashuje gute bose birukanga bajya muri stade hari n'ibintu rwose ngoma bisubireho rwose kandi ngira ngo bisubireho rwose n'ahandi tuzajya cyangwa se niba akarere kafite iminsi 20 dufite iminsi 22 yo kwiyamamaza. Niba umutwe wa politiki uje kwiyamamaza ku rwego rw'igihugu ahantu runaka kubera icyo akarere kafata muri uwo munsi mugiye kuza kabizi takashaho gahunda y'akarere cyangwa se y'umurenge kandi babizi bafite indi minsi nk'ubu ngoma bari kwe uyu munsi bakazakora nk'ejo cyangwa ejo bundi tutari bugeyo kuko kibategeje umunsi kuri pati iri buze aho bashaho gahunda yo kwamamaza